Rwubusisi rwa Kigenza rwa Kagara, umutware watwaye imyaka myinshi kurusha abandi batware. Hari byinshi wamenya kuri ku mutware Rwubusisi watwaye imyaka myinshi kurusha abandi batware bose babayeho mu Rwanda, ari byo mugiye gukurikira mu kiganiro gikurikira. Ntimucikwe, mbahaye ikaze kuri Noho Kadafi. Rwubusisi ni umutware bivugwa ko yarangwaga n'ubwenge n'ubushishozi, ari byo byamuhesheje amahirwe cyangwa se ubudahangarwa bwo kuyobora imyaka myinshi. Bikavugwa ko yakurikiranaga abantu be ndetse akabageza ku iterambere. Mwebwe bashya kuri uyu muyoboro wa Noho Kadafi Official, umuyoboro mugari utugezaho ibyegeranyo ku mateka nyarwanda ndetse n'indirimbo za karahanyuze, mbahaye ikaze mbasaba gukora subscribe mugafungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho mu ba mbere. Namwe musanzwe ndabashimira, inkunga yanyu ni ingirakamaro. Mukurikire ikiganiro ruterambuku Rwubusisi yagiranye n'Igihe, umwana wa Rwubusisi. Yadusangije amateka n'ibigwi bya se mu kiganiro kirambuye yagiranye n'Igihe. Bahaye ikaze mu kiganiro kirambuye, ntimucikwe. Mu gihumbi kimwe magana inani na gatanu umutware Yatwaye Uburiza n'Ubuganza bw'epfo avuka i Rwahi mu Bumbogo. ari mwiza, data ari mwiza cyane. Tuweke ifoto ye. Data ari mwiza cyane, yari imfura sura. Rwubusisi yatwaye ku ngoma ya Musinga na Rudahigwa, atwara imyaka 50. Ashyiraho rya soko, ubu ibiti isoko ry'umujyi wa Kigali. Buriya niyo Rwubusisi washyizeho. Nijoro nibaze se kuki iri soko ryashyirwaho na Rwubusisi, kuki batandika Rwubusisi market. Yabaye umutware w'ibihe byose ku buryo na n'ubu amateka kizirikana ibigwi bye byahahise. Rwubusisi ni data. Data nitwa Rwubusisi wa Kigeza cya Rwakagara yagaga mutazi intare ya Sesonga ukwiza kwa ndi umwega. Kwite uwa gatandatu ukurikira 13 z'ukwa 11 ni umunsi wo kumwibuka. Ariko ubu ngubu ntabwo byabaye byiza kuko ku mpamvu za corona ntabwo bashobora matimise tuzanisha. Ariko byabaye byiza. Tumwe yo kwibuka umuntu rero ntabwo tuvuga ko yasaga. Tubuka ibikorwa bye by'indashyikirwa by'ubutwari by'akamaro yagiriye abandi muntu, n'ibyo twibuka bishye nta kindi. Nubwo nabwe yari mwiza, ntabwo yasaga nanjye. Oya, data yari mwiza cyane, yari imfura sura. Yari imfura ngiro kuko icya mbere yagiraga impuhwe, yari intwari, yagiraga ishyaka, yazi ubwenge. Mbese ibyo umugabo wese yawe yakwifuza ko yaba yarabifite. Yavutse igihe cyo ntabwo kizi, kuko ni hagati yana 1870 1880, hagati aho ngaho. Yavutse ku ngoma Rwabugiri kuko se yatashye ku ngoma Rwabugiri. Bivuze ko rero yavutse ku ngoma Rwabugiri. Yavutse muri izo ngoma uko eshatu, ingoma ya Rwabugiri, aho mu ngoma ya Musinga n'ingoma ya Rudahigwa. Urumva ko yabaye ingoma eshatu. Yabaye umutware imyaka 50. Yavukiye ahantu hitwa Rwahi. Rwahi sinzi ko muhazi. Samuka Shorongi ukatambika wajya kuri ADPR ugatari kumanuka gatoya hepfo hari ahantu hitwa Rwahi. Aha ni Imanga, cyane ni Imanga niho yavukiye. Urumva umwana wavukiye muri aho hantu, urumva uko amatwara afite. Mu bintu by'ibibazo byinshi byo gutinya gutemba, gutinda nk'ibyo. Akora muri ibyo we na mukuru we. Yitwa Kampana. Kampana ni sekuru umutware. Sekuru wa perezida. Ariko jye siko mwita w'inganje, umukuru w'inganje. Kuko perezida n'umunyonzi bagira umuperezida. Sasa kibaza se kuko gukiro twashaka ijambo ry'urunyarwanda, perezida wacu nahoze witwa perezida nkaho
tudafite ururimi rwacu. Inganji rero hari inganji karinga. Inganji karinga ari igitabo Kagame yigise cy'ingoma ya cyane. Urumva ko inganji karinga. Gusa bavuga inganji ya Rwanda se. Ubuzima ya Repubulika. Uw'inganji rero ni umukuru w'inganji ni perezida wa Repubulika. Niko kimwita. Rwubusisi rero yavuze aho hantu, yavugiye aho hantu mu ngorane nyinshi zo kumanuka no kuzamuka. Arakura mu gihe kagiye mu itorero, mukuru we umutware umuryango amushinga inka zabo zose amutahira. Ariko Rwubusisi ntabwo yamutahira, aho yabaye rukunyu n'umushumba uzijyamo agakakanya ati akishima ko aba mu nka, akazikunda akunda inka cyane, akamenya n'imiti yazo, akamenya no kuba ikizishimisha n'ikizibabaza, akamenya kuzivura. Inka yagomba aha akamenya ko yayivura, akajya mu mazi kayogana, amazi akonje akayivana muri bya binure bibuza kwima. Hanyuma Rwubusisi mu 1945 aba umutware mu gihe cy'Abadage, umutware hariya muri teritwari ya Gisenyi, ahitwa za Kibuye hariya bita Bwishaza. Nabwo yashatse umugore wa mbere mu 1911, nibwo mukuru wanjye yavutse, mukuru wanjye mukuru. Udushya twaranze umutware Rwubusisi kandi ni twinshi, aho umugabekazi yamutumye impyisi nzima, Rwubusisi akaruhuka rukayimuzaniye. Bivugwa ko kandi isoko rya Nyarugenge ryashinzwe ku gitekerezo cye. Ku bijyanye n'icyamuhitanye kandi, uyu musaza umuhungu we Ruterambuku atubwira ko yishwe n'ibyishimo by'uko yari yahawe umudari bitewe n'ibigwi yari yagezeho. Haza ku igihe cyo kuzakutera kw'abasebya i Nyanza, bamenye ko basebya ameza abantu abica, babuza kuza gutura ibwami. Mu gihe igitaramo cyo guhiga guzahiga ko azamuzana, ndahize ko nzazana abasebya na nyina Ntwari. Yabikoze yaramufashe, abazungu baramubuza kuko nibakomeza kumubona mu rukiga kuri base kumujyana i Nyanza, hagati aho twashobora kwica abantu benshi bagushaka kweshebuja, bamushyira ku giti baramurasa arapfa. Rwubusisi yabaye umugabo w'ingabo nyinshi zateye kwa basebya, zateye kwa Ndungutse sinzi ko mumuzi. Ndungutse nawe wize umwana wa Rutarindwa bashaka kubona Musinga. Noneho abantu benshi bo mu kigo baramwemera, agiye ingabo nyinshi ashaka kuzamuka maze atere i Nyanza kuvanaho Musinga. Igitero rero cyagiye kumufata, Rwubusisi n'urukiwe ingabo nyinshi, ari umugabo w'ingabo. Rwubusisi yabaye umugabo w'ingabo gatatu. Ubwa mbere yateye ahantu cy'Ubusoro cyangwa uburyo wa Nyirango, bafata Karengera na Karinganire. Rwubusisi arasibana cyane, ararwana, aragenda bavanamo aho bari bafashe amateka. Ntabwo yigeze ahiga ko yishe abantu, ahubwo yafashe basebya mu bivugo bye, arengera Karengera na Karinganire yanga ko abana bahera mu mahanga, abana b'impanga bari impanga. Urumva ko ntabwo avuga ko yishe, ariko kugira ngo ubone abantu bafashwe nuko babisha abantu benshi, ariko ibyo ntabwo bikundaga. Hari umugabo witwa Icumango, Icumango n'uwo yafashe aramuzana, wamurwanyaga amufata amateka aramuzana. Noneho umbabarire kubivuga, igihe mu gitaramo bakabwira ati shabu Icumango ati ibintu byanjye, yavuze ko abayamukijije ariko yamuhaye kubaho, akakwereka umutima we. Rwubusisi yari intwari, nabivuze, yazi ubwenge bwe bwagaragara muri ibi byo kubereka. Kanjogera amutumye impyisi nzima, yifuje kubona bakavuga impyisi, Kanjogera ntabwo yatayibona. Ariko ninde wabizana impyisi nzima, bati Musinga wawe yayizana.
baramuhamagara ati ejo uzazana impyisi bari i Nyanza ahatekereza ati impyisi ibahe ikunda iki nagira nte kugira ngo nyizane nuko none bajya mu kabagari bacukura ubushya impyisi ntiyapfa kujya mu nta mpamvu bashyiramo ihene ihamagara impyisi ijoro ryose irarihabiba impyisi iraza isanga muri hirya mu gitondo basangamo impyisi iri muri mwobo yari ya hene bashaka igiti cy'isando ni kimeze gitya cy'isando mu ijosi abagabo bagenda bayiboha bashyiramo agapfukamunwa barayiboha bayizamura w'imbere bashyira ku giti kimwe bayiheka ku giti kimwe iboshye zo ku Rwanda kwa Kanjogera barayifungura Kanjogera ireba bayireka kuko iyo yabaye muhakwa ntabwo yapfuye cyagize ubwoba cyagenda ubu n'ubwenge kuko urebye ukuntu yabitekereje kugira ngo abigereho hakoze ubwenge ahandi yagarikaje ubwenge abasemyi ahangaha i Kigali abasemyi n'abandi basemura mu Giswahili bavuga mu Kinyarwanda basemura n'abazungu bayogoje Kacyiru kwaya no kugira ugafata ibintu by'abantu ukabitwara noneho basanga hazaba intambara hagati y'abaturage n'abasemyi b'abandi bohereza Rwubusisi kujya kwikemura araza ajya mu baturage asanga kuko baragenda bajya kwaya asanga abazungu birazi Igiswahili papa yarazi Igiswahili ntabwo agomba kumusemuzi abwira icyo yatekereje ko byagenda ashyiraho rya soko uburyo bita isoko ry'umujyi wa Kigali buriya ni Rwubusisi washyizeho nijoro nibaze se kuki isoko ryashyirwaho na Rwubusisi kuki batandikaho Rwubusisi market bakandikaho ikintu kindi ariko nyirayo wayishyizeho asiba amateka ntamwibuka ariko ni Rwubusisi washyizeho ikindi cyerekana ubwenge yakoze ni ukwimuka Rudahigwa bashaka kwimika Rwigemera abazungu Rwubusisi atoya hawe Rwabutogo Rwubusisi na Kayondo kwa Musinga class niwe bavuze bati uyukwiriye ni Rudahigwa kuko mpamvu zuko niwe mugabo uriya niwe wazungu nta huriro rwose n'abanyarwanda ariko Rudahigwa n'umunyarwanda azashobora no kubakurura neza baramwimika amaze kwima basanga atimye neza Rwubusisi na Rwabutogo baramujyana baca mu Kivu bajya iwanjye Kamembe nuko bamureka Musinga nuko bamusiga nabo se muzimi kandi bati twimitse mutara Rudahigwa wa gatatu Rudahigwa ati mungiriye umwana wanjye Mutabazi akiri muto icyo gihe afite imyaka 20 numva ko yakiri muto koko Rwabutogo ati ni nacyo azagitabarira siko cyangeze kubura ubwenge henshi hari Rwubusisi ubwenge henshi cyane mu bantu batwari bose nta numwe wari ufite imyaka 50 nkawe watwaye igihe kirekire atwarira igihugu niwe rero Budwanza umwami w'Ababiligi niwe yambitse cya kintu medaille bamwira chevalier ibyo byamutunguye byamushimishije ari umusaza bituma arwara umutima hari mu kwezi kwa kangahe aza mu Rwanda sinzi uko itariki bamwe mu kwezi byo kwa gatatu mu kwezi kwa 11 Rwubusisi arasaza yishwe n'umutima 5 n'afite imyaka 12 ureba ibyishimo ariko ni n'amahirwe kuko iyo bitaro cyane Musanga Rudahigwa agatanga Rwubusisi akiriho cyangwa kubaza kurusha ko yatanze icyo gihe ikindi kugira ngo bimusanze ari umusaza w'umurwanyi w'iki bimusangira bamuteme nawe urabyumva ariko Imana cyane njye nshimira Imana kugira ngo ayo kwapfite imbere kuyo yo Rwubusisi yabanje kugabanya inka nyinshi cyane afite inka 17,750 si ibyo mvuga ngo nabwiwe nibyo nasomye nabishaka bikwereka rwose ukaba ufite izo nka zose ukitwa Icibiri kuri Icibiri se babizi Icibiri ni umutware udafite ingabo ntagire n'inkazi amurika ibwami none amaze kugura izo nka yafashe inka 250 azirema mu mashyo 5 noneho aziremamo inyambo zimaze kuba inyambo neza azikubita inkora za Nyanza azituma umwami kugira ngo atazitwa Icibiri
icyo ni icya mbere. Icya kabiri yari afite intore izo bitaga intore za mbere ze zatumye atari twica ibiri zitwaga inkwaya, hanyuma hajya barumuna bawe ngiruka ibyo batwari kugira intore byashize, ariko bakuru banjye babaye intore. Yari afite abagore 7 ariko basohoye muri 6 abana twari 6 abahungu, reka nihereho yewe Rwagitimwa na Kanona twari 4, ariko hari undi wa 5 nawe werekana ko Rwubusisi yabiwe. Umudamu yaraje, mbese Rwubusisi afite inka z'ubushyo yazihaye umushumba aza gupfa, none umugore aza kwishakira umwana abyarira muri izo nka, araza amuga ati inka zawe zabyaye umwana. Uwo mwana wabyawe n'inka za Rwubusisi yabaye umwana wa Rwubusisi twarizwe kimwe. Mu buzima bw'umutware Rwubusisi yaranzwemo n'ibintu byinshi bitandukanye, aho twavuga urugero nk'igihe yemeraga kubatizwa, aho yagoye umupadiri ugiye kumubatiza. Yaragiye, padiri aramubaza ati ese tukwite nde? Rwubusisi ati wowe se ahubwo washatse kunyita nde? Padiri ati ndashaka kukwita Petero. Rwubusisi aramubwira ati ntabwo nakwitiranwa n'uriya mugabo wihakanye shebuja, ati kuko njyewe ntabwo ndihakana Musinga. Arongera ariyumvira, haciyemo akanya padiri arongera aramubaza ati ese tukwite nde mutware? Umutware Rwubusisi ariyumvira, arangije aramubwira ati ndashaka ko munyita Yosefu, ka kagabo mujya muvuga kigereranyije nyina w'Imana kakamurongora.